babaje kandi biteye agahinda. Inkuru mbi yongeye kumvikana hano mu gihugu cy'u Rwanda, inkuru ibabaje, inkuru yahamuye abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru yumvikanye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Masaka. Umugabo yaje kwicwa n'umwana we ku iki gicamunsi ari ku itariki zisanga 22 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo uyu mugabo yaje kuva mu buzima. Uno munsi abaturage bari mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu rw'uno mugabo wapfuye urupfu rubi cyane ateraguwe ibyuma. Umurambo we wajyanwe ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzumwa. Uyu mwana ukekwa kuba yishe se yahise ajyanwa ku ishami ry'ubugenzacyaha ubu ngubu ari guhatwa ibibazo, avuga yuko atigeze yica se, ariko ibi ngibi ishami ry'ubugenzacyaha ntabwo ryigeze ryibigenderaho. Abaturage bavuga yuko uyu mwana afitanye ikibazo na se umubyara, yamwatse amafaranga angana n'ibihumbi 550 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo arayamwima, ndetse umwana asaba se ko yamuhereza isambu akayiteza muri banki agahabwa amafaranga. Umugabo arabyanga, amubwira yuko iki gihe ntago ari cyo kugurisha isambu, iki gihe nicyo gukora akiteza imbere, akaba isambu azayimuha agiye kubaka akazashaka umugore, urutyo kumuha isambu akayitanga muri banki byazatuma bayiteza cyamunara, bityo rero ugasanga bibaye imbogamizi cyangwa ugasanga amafaranga niwe uyishyuye. Bityo rero avuga yuko uyu mwana yamwimye isambu bitewe n'uko yabonaga nta bwenge afite. Abaturage babonye uyu mugabo yishwe, wari inyangamugabo Rindakemwa hano mwa kano gace, bavuga yuko uyu mugabo yatangaga nari ifuti buri muntu wese yamukundaga kandi yamwiyumvagamo. Bityo rero uyu mwana yahanishijwe igifungo cya burundu. Nicyo mutemye gutyo n'igikano kandi ngo aryamye. Bamwishe urupfu ntazi bana, urupfu bamwishe n'urw'Imana ntiyabirangije kubibona. Njyewe umwana w'umuntu ntacyo nabibonyeho. Nagiye kumva umwana w'iwanjye akomanze idishya, ahamagaye mushikiwe atelefone baramwisha. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo yaba yishwe ndetse n'umwana we kandi akaba yamwishe urupfu rubi cyane. Bityo rero inzego z'ubugenzacyaha buzikora iperereza zihereye ku muryango we, kuntu bamusanze mu nzu yishwe yitabye Imana, urugi ntago rwigize rwicwa, iserire ziracyari zose. Bityo rero yishwe na bamwe mu muryango we kandi barakeka umuhungu we ko ari we waba wamwambuye ubuzima, kandi umuhungu ngo yamurihiriye amashuri ariga, ndetse uyu mwana yari yararangije kaminuza. Bityo rero yaje kwitura kwica se. Bamwe mu baturage bavuga ko uyu mugabo wapfuye ari inyangamugayo kandi yanatangaga rifite kuri moto, ntagire n'ikintu na kimwe akwishyuza habe n'igiceri cy'icumi. Abaturage bavuga yuko abantu beza aribo bapfa, ababi bagasigara. Bityo abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha yuko uyu mwana bamufata bakamufunga igifungo cya burundu bitewe n'icyaha yakoze cyo kwica ise umubyara. So kwica ise umubyara gusa, yishe umuntu muri sosiyete nyarwanda bari bakeneye, yishe umuntu udafite icyo azi, ahubwo yishe umuntu urengana gusa. Ijuru yari yararikoreye bihagije. Ongera wumve na kano kantu. Ntago dushinza umugore cyangwa umwana, ariko wabikoze yaturutse muri iyi nzu. Uriya mwana ari imfura ye, yaramwigishije, yararangije, kubona ari wahisemo kumutwara ubuzima. Nabo mu rugo nta bandi, biragaragara ko nta muntu wigeze avuga ngo yishe urugi, nta wishe idirishya, nta wapfumuye inzu. Twageze usanga inzugi zimeze neza nta kibazo. Bari mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu rw'uno mugabo wari inyangamugayo, wari Indakemwa. Abaturage bakavuga yuko rero uyu mugabo yaba yishwe na bamwe bo mu muryango we, kubera ko nta muntu waba wateye urugo rwe ngo niyice serire ubundi byarangiza akicwa n'abantu ngo batahise bamenyekana. Bamwe mu baturage bavuze ukuri, bavuga yuko ari umuhungu wiwe wamwivuganye akamwica urupfu rw'indengakamere, kandi uburyo ki yamwishe byatunguye abantu, byarejeje n'abanyarwanda benshi cyane. Koko uyu mugabo yari umuntu mwiza mwa kano gace. Bityo rero niyo mpamvu yaba abaturage benshi bareze, abandi bifata ku munwa. Uri kwibaza ngo agace ni akahe? Akarere ni aka Gasabo, umurenge ni uwa Masaka, niho bino byabereye. Hepfo y'ibitaro bya Masaka, nimba muhazi, hirya niho bino byabereye, aho umugabo yaje kwicwa n'umwana we. Uyu mwana we yaje kumwitura kumwivugana bitewe n'uko ngo bari bafitanye n'ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku mitungo. Bivuze ngo umwana yigeze kwaka isambu ngo ayitange muri banki, bamuhe kredi ya banki y'amafaranga. Papa wiwe arabyanga, avuga yuko iki gihe ntabwo ari igihe cyo guteza isambu ukazijyana muri cyamunara, ahubwo iki gihe ubwo urangije kwiga ni ugukora ugashaka amafaranga, ndetse ukaba watunga umuryango, nawe ukazubaka umuryango wawe. Nibura umuntu akazaguha isambu uyubakamo inzu, kugira ngo umuntu aguhe isambu ugiye kuyitanga muri banki ngo bayitezemo cyamunara. Uyu mwana yaje kurakara, biza kumurakaza
bityo rero abaturage nibyo bashingiye bavuga yuko uyu mwana aba yivuganye ise umubyara. Bityo uyu mwana arangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha bari gukorwaho iperereza ry'urupfu rwa se yishwe urupfu rubi cyane, ndetse akaba yishwe na bamwe bo mu muryango we, dore ko uyu mwana icyaha nikimuhama igifungo ari buhanishwe ni icya burundu kitari buze kugabanyirizwa ibihano. Wiyishe naririrwa koko nimba uyu mwana ariwe wakoze bino biraza kumenyekana. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma bamenye icyamwishe nyakuri, ariko abaturage bo basigaye mu gahinda n'amarira. Ishami ry'ubugenzacyaha ryahumurisha abaturage rivuga yuko rikomeje gukora iperereza kugira ngo hamenyekane n'abandi bagize uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera. Abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha yuko ryahera ku muryango we ndetse n'abasigaye bakabazwa impamvu uyu mwana yishe se, bagatangira amakuru ku gihe kugira ngo uyu mwana abanze aryozwe ibyo yakoze byo kwica ise umubyara. Ishami ry'ubugenzacyaha ryasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo amakuru nk'aya ngaya azajya amenyekana kare. Nk'ubu ngubu yaza kumenyekana yuko uyu mwana na papa we bafitanye amakimbirane ashingiye ku mitungo, bakabaye baraje bakabunga bakareba uburyo ki babigenza ntibigere kuri urwego rwo kuba bakwicana. Abaturage bavuga ko batari babizi ko byagera kuri level yo kuba bakwicana. Ngaho nguko rero amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka n'imbere bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha.